baza gusanga mfite ikibazo cy'ikirimba muri nyababyeyi. Sinabashaka gusinzira kubera ukuntu naribwaga, kandi ikindi hari ukuntu najyaga njya mu mihango idashira nkava cyane, cyangwa se nkajya nkabona ngize amaperte magute y'imihango ariko bitari byo. Ariko uko natangiye kwifata nyuma y'iminsi 3 nahise mbona impinduka. Nongeye kubashimira bakunzi ba Ukwezi TV, mbashimira yuko mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu n'umubyeyi ufite ubuhamya ushobora kugira ikintu nawe bukungura. Umubyeyi Imana yafashije, ariko kandi binyujije no mu bahanga barahaye ubwenge n'ubumenyi kugira ngo bakoreshe nyine ubwo buhanga, bakoreshe ibyo yaremye kugira ngo babashe kurokora ubuzima bw'abandi bantu bagenzi babo. Ndagira ngo wenda tangira twibwira, hanyuma tubwire ubuzima bwe uko byatangiye ndetse nuko byaje kumugendekera. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ruzindana Diane, ndi umubyeyi w'abana 4, nkaba ntuye mu Gatsata. Ibijyanye n'uburwayi bwanjye ni ibintu byantunguye kandi ntatekerezaga, ariko uko byatangiye numva ndwaye uburwayi busanzwe bwo mu nda. Urabona umuntu wese w'umubyeyi, ababyeyi benshi tujya tugira icyo kibazo cyo kumva uribwa mu nda, ariko ukumva ntabwo bihaye agaciro cyane. Ubwo rero byageze muri 2019 mu kwezi kwa 2 nibwo nafashe umwanzuro wo kujya kwa muganga, kuko nabonaga bisa naho birimo biragenda bifata indi ntera. Njya kwa muganga, njya muri centre de santé, barampima ariko babura uburwayi, nabivuga ko mbabara mu nda, bagapima ko nta infection mfite, bagapima ko nta kindi kibazo cy'umwanda naba mfite mu nda, ariko ntacyo bigeze babona. Noneho bafata umwanzuro wo kumpa transfert, noneho ngo njye ku Muhima. Ubwo ngeze ku Muhima nabo bafashe ibizamini ndetse banareba ko naba ntwite, ariko ntago byari byo. Noneho nyuma umuganga wankurikiranaga arambwira ati rero byaba byiza ukoresheje ecography tukamenya impamvu y'ubwo bubabare. Ubwo byabaye ngombwa nyine ko nkoresha ecography, barareba baza gusanga mfite ikibazo cy'ikibyimba muri nyababyeyi. Icyo gihe nibwo nabimenye ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2 muri 2019. Banyandikira imiti yo kugabanya ububabare, banyandikira n'imiti ama antibiotique, ariko bikomeza kwiyongera, noneho bikomeza kuba nabi. Bigeze aho mu mwaka ushize muri 2020 nibwo nasubiye kwa muganga. Subiye kwa muganga arambwira ati rero umwanzuro ni ukukubaga, nta kindi kintu tubona twakora, urabona ko imiti yananiwe, nta kindi kintu tugiye gukora, tuzafata gahunda yo kukubaga. Ubwo hagati aho rero nayifite mubyara wanjye yitwa Aime Uwimana, ni umugangakazi n'umu-infirmière. Tuza kubiganira, ariko bamaze no kumpa itariki yo kubagwa, bari bambwiye ko bagomba kumbaga mu kwa 7. Noneho sinzi ukuntu twicaye ndabimuganiriza, ariko numvaga mfite icyifuzo cy'uko nabagirwa i Kanombe. Nibwo rero namubwiye nti undebere niba hari inshuti zawe zihari, mube mwamfasha nabona ukuntu nakwibagisha i Kanombe. Ati bite bimeze bite? Arambaza, mubwira uburwayi mfite. Arambwira ati reka ati ibyo bintu ntabwo wabibagwa utabanje kugerageza imiti y'ahantu uzi kandi nizeye. Ubwo rero nibwo yahitaga ndangira ambwira ati murumuna wanjye yagize ikibazo afata imiti yitwa Maharani. Ndambwira ati ibyo miti ni iyihe? Arambwira ati reka muhamagare noneho aduha amakuru ahagije. Ubwo rero nibwo yamuhamagaye aduha amakuru ahagije. Cyokoze cyo ntabwo yambwiye imiti yose, yambwiye gusa ngo Maharani. Noneho tuza kumubaza ati se Maharani iyo miti ikorerwa he, iva hehe? Nibwo rero yaduhaye izina rya Diana Farm. Basi ubwo rero nibwo nakurikiranye umumambre wabo witwa Soso, nibwo twamuhamagaye atubwira noneho ko bimeze. Nyuma noneho aza kuduhereza Samu, ari we wanafashije kugira ngo iyo miti ngereho. Ubwo wenda tugeze igihe wari utangiye kubona imiti, hanyuma yagufashije gute, byagenze gute kugira ngo uzagere noneho
wenda kuri ngo natubwire uko byifashe uyu munsi. Icyo nicyo gice gikomeye cy'ubuhamya bwanjye. Ntabwo nigeze nshidikanya kuri iyo miti kubera ukuntu numvaga ameze kandi numva ntagomba no kubagwa, cyane ko numvaga kubagwa bishobora kunkurura ubundi bumuga cyangwa se bikantira n'ikindi kibazo. Numvaga ntabyizeye cyane, ariko bambwiye iyo miti numvise mbyizeye cyane. Ubwo nibwo nakoze commande ndodaringa barabinzanira. Natangiye kubifata mu kwezi kwa karindwi ku itariki 18. Ariko icyo nakubwira cyo nuko nyuma y'iminsi 3 ubwo nafashe Maharani ambwira ko ngomba kuyikombina na Fatima, nkashyiraho na DC Concumba. Arambwira ati ugomba kubifata gutya, ambwira ukuntu ngomba kubifata. Ariko igitangaza cyabaye nuko nyuma y'iminsi 3 ntongeye kumva uburibwe. Bwa buribwe bwarahagaze, mbasha gusinzira. Sinabasha gusinzira kubera ukuntu naribwaga. Kandi ikindi hari ukuntu najyaga njya mu mihango idashira nkava cyane, cyangwa se nkajya nkabona ngize amaperte magute y'imihango, ariko bitari byo. Ariko uko natangiye kwifata nyuma y'iminsi 3 nahise mbona impinduka. Nyuma y'iminsi 3 nibwo natangiye kubona ibitotsi, nibwo natangiye gusinzira. Noneho ntangira kubona ko iyo miti igiye kumfasha koko. Ubwo rero nkomeza kuyifata. Nyuma yaho imaze kuyirangiza nibwo nategereje ndavuga nti buriya nzasubira kwa muganga muri control. Wagiye kwa muri control wagiye? Yego, naje kujyayo mu kwezi kwa 8 ku itariki 14. Ubwo urumva hari hashize hafi kwezi mfashe iyo miti ko nayifashe ibyumweru bitatu. Hanyuma njyayo. Ikintu cyatangaje umuganga wankoreye ecography bwa mbere, nawe wankoreye ya kabiri, ikintu cyamutangaje ntabwo ubwa mbere ntabwo yanyibutse, ariko ndamwibwira ko naragiye ndavuga nti ndashaka gukoresha ecography, ndashaka gukoresha control ndebe ko mu nda yanjye nta kibazo kirimo, ariko sinavuze ko nari mfite ikibazo. Noneho ankoreye ecography ngira ngo turaza kubibona. Nibwo yambwiye ati normal mu nda yawe nta kibazo na kimwe ufite. Ubwo turicara turaganira nyine, ntugira ndabimwibutsa nti ninjye waje igihe niki guhera 2019 umvura nkurikirana, ni njyewe nari mfite, wari wasanze mfite myome, mfite ikibyimba. Yari yambwiye ko gifite 3 cm, 3 mm eshatu. Ati se byagenze bite? Ati uzi ko no kuri gahunda yo kubagwa ntigeze mbyibuka itariki yari yarampaye yo kubagwa, ntabwo bigeze bampamagara. Nicyo kintu cyantangaje, ntabwo bigeze bamenyesha, ntabwo ati uzi ko ntigeze nkwamagara, ntigeze nanagushaka. Nabashije kubona imiti ndayifata, nizi resulta ubona rero. Ubwo iyo minsi yonyine ubwo wafashe nyiri ibyo byumweru 3 byahise bihagarara cyangwa wenda warakomeje na nyuma yaho wenda kugira ngo? Oya, nafashe kire y'ibyumweru 3 ntabwo nyuma yaho nakomeje. Mbere wajyaga wizera yuko imiti yo kwa muganga muri uko ngira ngo ni aho batubwiye na ahantu bavura bakoresheje imiti navuga ngo y'umwimerere komuka ku kenshi kubimera. Abantu benshi ntabwo baba babyizeye. Wowe ukurikije wenda experience yawe abonye ari ibintu umuntu ashobora kwizera? Ngewe rwose ntabwo nashidikanya, kandi ndabwira n'abanyumva n'abankurikiye ko batabishidikanyaho kuko nabonye efficacité yabyo, nabonye imikorere yabyo, ngiye narabibonye, ndi umuhamya ubizi neza kandi ubivuga mbizi nabibonye. Nashishikariza rero abantu bose baba bafite icyo kibazo ko nukuri bagana aba baganga bakoresha imiti iva mu bimera. Rimwe na rimwe ni ingenzi kandi birakwiriye. Wenda wadusobanurira kuri izo produits zose bavuze, ushaka kumva ngo ni produits 3 zose zari nizagufashe kugira ngo ubyimbuke, wenda bagenda tubwira nk'imwe yihariye kuri zo kugira ngo wenda no mu dukurikiye abashe kuzumva? Murakoze. Hariho iyi ngiyi ni Maharani. Iyi ngiyi yaramfashije cyane, iyi Maharani ngira ngo urayibona. Iyi ngiyi yaramfashije cyane ku kintu cyo cy'imihango igenda ihindagurika.
ko nagiraga imihango itari ku murongo n'iki byose yagiye imfasha rero yaramfashije gushyira ku murongo imihango yanjye noneho uyu nguyu wo murabubona disi kumva Jerry iyi nayo yaramfashije cyane kugabanya ububabare iyi ngiyi niyo yamfashije cyane kugabanya ububabare iyi ngiyi yo nayifatanaga n'indi yitwa Fatima yari isorti ya cafe ngira ngo barayifite ariko yo narayirangije n'iyi nayo yararangiye nta ikirimo nta ikirimo nuko narabitse gusa nabitse urwibutso kugira ngo nundi wese uzangera iruhande nzamwereke rero uyu nawuvangaga niyo Fatima nkabinywa mu gitondo Fatima yugo iri hehe yo nta rwibutso rwayo narwo nabitse kubera ko twari dusashe warapfunduraga ugasuka mu mazi then ukajugunya ko ntago nari kubibika byari kubusa n'ibifite ntuze biteje akavuyo ubwo rero nuko nabifashe iyo se ko umuntu ikirimo kutayimaze ingiyi maze gukora controle nsanze nta kibazo mfite narayihagaritse kubera ko ntacyo yari kirimo irabyimbura nari nakize kandi nari mbyizeye ko nakize nta kindi rero ndayibitse nayo ariko nzi neza ko hari ikindi yafasha kuko no mu bantu bagira ikibazo cy'igifu irafasha no mu bantu abantu bose bagira ububabare bwo mu nda irafasha dusoza ikiganiro wenda ubwo n'abantu batandukanye wenda badukurikiye dushobora kuzabashakira abo bantu washatse kugira ngo wenda badusobanurire neza iby'izo produit cyangwa se imikorere yazo ariko ni icyo wabwira abantu wenda tuve mu by'ubuvuzi tujye mu by'ibyiringiro byo hahandi ugera nyine kwa muganga ukabona byanze murakumva byarangiye ni icyo wabwira abantu ndagira ngo mbanze mpamye neza ko ndi umukristo nizera Yesu icyo nicyo cya mbere icyo nshaka gushima ndashima Imana cyane kuko Imana buriya ni umukozi w'umuhanga ibanza ibyananiye abantu ibyananiye abaganga babyize hari ukuntu yabifashe ibishyira mu bimera ibingibi byose twirirwa tubona hirya no hino hari ukuntu njya mvuza abana banjye Angine nkabavuza umuravumba ntibabyumve ko abenshi batinya kumira ibinini abana banjye cyane nkabikora bagakira bakambwira ati ariko mama usiko Imana ari igitangaza ishyira n'umuti mu byatsi nashaka kubabwira rero ko Imana nta kidakoresha kugira ngo ikize umuntu wayo nyuma y'ubuhamya bwa Ruzina na Diane twegereye nyine we yaturangiye samu yuko yamufashije kugira ngo abone produit akenshi iyo umurwayi agusobanuriye ibyo yakoresheje n'uburyo bikora ngira ngo wenda ubumenyi aba bifiteho babugendanye gusa wenda n'uburwayi bwe ariko wenda hari uburyo ushobora kubimenya byisumbuyeho nagira ngo udusobanurire muri makeya ibya produit yakoresheje Ruzina Diane kugira ngo abashe gukira ese ni imiti imeze gute wenda ntabwo turi bwishinge cyane ibyo yadusobanuriye murakoze amazina yanjye nitwa Wihanganye Samuel ndi umukozi muri kampani y'abanyamareze yitwa Dynafarm ariko nka mu gice kijyanye n'umufatanyabikorwa wayo Rainbow Health Food akaba ari kampani yita ku bijyanye n'imirire gufasha abantu kugira ubuzima bwiza kubagira inama ku mirire n'ibindi so rero mbere na mbere reka ntangire nshima Imana buriya abantu benshi bararwara ariko bamwe barakira n'abandi ntibakire iyo umuntu rero akize aba ari ishimwe rikomeye so rero ngarutse wenda ku kibazo cya Diane n'umubyeyi mbere na mbere wabaye inshuti yanjye inshuti yanjye kubera ubufasha nabashije kumuha murangiwe n'undi nawe narafashije rero Diane afite ikibazo cy'ibibyimba byo muri nyababyeyi cyangwa se ibimenyerewe kuri fibroids mu ndimi z'amahanga bikaba ari uburwayi bwibasira imyanya myororokere by'umwihariko muri nyababyeyi ku gitsina gore ndetse byaba ku bakobwa cyangwa se ku badamu akaba ari uburwayi abantu benshi bahura nabwo ndetse nkavuga ko hari benshi bagiye batugana bafite ibyo bibazo ariko uyu munsi bakaba bameze neza ibibyimba byo muri nyababyeyi rero hari ibimenyetso bitandukanye bijya bibaho umuntu ashobora kuba yagira kimwe n'ibyo yari afite nuko habaho kubabara cyane mu gice cyo mu kiziba cy'inda
nanone kandi bishobora kugira n'ibindi bimenyetso bigenda biboneka nko kumva aremerewe, nko kugira kenshi ugasanga imihango, reka mbyite gutyo, hari ubwo ashobora kujya mu kubona ibisa n'imihango ariko mu by'ukuri atariyo. Hari na benshi duhura nabyo bakatubwira ko bajya mu mihango kabiri cyangwa se inshuro zirenze, ariko icyo navuga ni uko dufite ibintu by'umwimerere, ari nabyo twakoresheje kuri Diane. Twakoresheje produit yitwa Maharani ndetse n'indi yitwa Sichukamba, akaba ari produit nziza z'umwimerere zifasha ku bibazo bijyanye n'imyanya myororokere y'abadamu. Aha rero nyiri kuri zino produit nda icyo nazivugaho nuko ntizikoreshwa n'abarwayi nubwo yayikoresheje arwaye, ahubwo bikoreshwa umuntu ataranarwara kugira ngo abashe kwirinda. Bibasha kuba nk'Amaharani ikoze mu bimera bigeze muri 16 byose bishinzwe kwita ku myanya myororokere, kuzamura imisemburo iyo yabaye mike mu myanya myororokere ku badamu, cyangwa se kubagira ibibazo bijyanye n'ubushake bukeya bw'imibonano. Abadamu usanga bahorana ibibazo by'ama infection, bagira ibibazo by'imihango ihindagurika ndetse izibabaza. Ibi byose Maharani ibasha guhangana nabyo kuko ari produit y'umwimerere kandi ikoze mu bimera, bibasha rero kuba bizwi neza ko bifite ubushobozi bwo kurwanya indwara zifata mu myanya myororokere y'abadamu. Wenda tudatinda